we hagarara aho ngaho uravaho ukajya ntabwo uzi ko gahunda ari guma mu rugo ndabizi yuko ari guma mu rugo ariko uravaho rero ukajya he gahunda ya lockdown yamfashe ndi ku kazi Nyamirambo ubu ngubu nari ntashye ngiye i Remera ukorera i Nyamirambo ugataha i Remera yego ukora ibiki i Nyamirambo ndi umutekinisiye Remera uve mu muhanda vuba vuba murakoze bamfasha rwose ntanyibuke bite ibyiza uravaho ukajya he ngiye ntabwo uzi ko gahunda ari guma mu rugo ndabizi ko gahunda ari guma mu rugo ariko nyine lockdown yansanze iwacu Kagugu nari ngiye Kicukiro Rambuye gukora iki niho ku kazi nkorera hanyuma i Remera ni mu rugo ukorera i Nyamirambo ugataha i Remera yego witwa nde amazina yawe yitwa Fulgence witwa Fulgence yego iwanyu i Kagugu yego none ugiye Kicukiro yego uvuze ngo witwa Fulgence nitwa Fulgence uvuye Kagugu mu rugo nyine kugira lockdown nsanga ndi mu rugo Kicukiro rimwe ngo Kagugu ku kazi ubundi ngo Kagugu mu rugo ni he aho ugiye ni he mu rugo ni Kicukiro mvuye nyine Kagugu ariko nakonotse mu nzira z'Ikagugu witwa nde yitwa Didier yego Didier niyo mazina yawe noneho ndamubwira ikihe giswahili Didier karame uyu muntu uramuzi umuntu uzi gukina baro tugakina nje nite nkutsinda hano na biye biye reka urebe kina nawe dukine kugurutsa inyoni ibinyugunyugu kuri biye ngende mubi bate ebyiri nkahita nkutsinda reka dukine biye nkwereka ukuntu nje nzi guhamya biye neza nkayitera neza nkayitera ikina nawe turebe ngutsinde kuri biye Randebe biki pate zirindwi ijana nkahita nyirasa inkende dendo utwara ibishingwe uri mwarimu wa wundi ujyana isafuriya abacuzi imbogo muri parike ibirunga ishashi iragiye ifata uragiye kandi gahunda uri kumuha nanjye harayo ugira ute ugiye kugira nanjye gukorayo witwa nde Rohani uyu muntu uramuzi ndamuzi cyane rwose uramuzi cyane rwose
none se afite ikibazo cyo mu mutwe nta kibazo afite kuko iyi nguyu niwe utugira inama muri karitsiye rwose ngo niwe utugira inama muri karitsiye tenze nyine sha ntaso ndi buzima reka njye mu rugo subira mu rugo nawe ihute